meze neza ariko ntabwo meze neza umutima wanjye si Imana kariza ujana meze neza ahubwo njyewe icyo nshaka ni ukugira mukuru wanjye abona ibintu ba iki niki baba nibye twereka ahantu ari ubundi nifatire inkuru ngwino makwereke bamwishe hari ndasanga bamumenya n'umutwe umva mukobwa ariko mukantaba umeweka dawa imerudishwa hii. Amekuibia wapi? Mumbarize uko yabimwibye byagenze gute? Ngo yimwibiye ngo mu rugo ngo hanacumbitse. Yaraje kugusura? Nakuja nyumbani. Reka nizere ko umeze neza uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Nibucaca mu kaje ko musanzwe ntimo nkokora umwami m'ibyahishuwe. Mpibige njebege intare y'ishyamba niko sigaye nitwa ayo mazina yose nayanjye. Nkaba ndi mu misozi ya Musanze ni amakuru ni ya mihana ngenda bashakira mu nkozi zitandukanye. Uraho? Meze neza. Ko bitagaragaza ko meze neza. Warakaye warakajwe n'iki? Mwese bimeze bite? Jewe meze neza kuko n'umutima wanjye ndatunganiwe. None hari umutima mubi wambonaho njyewe. Yigeze ngo wamugana nta nubwo ari na sawa uwo mutima mubi. Mbese inkuru yo uvuga ngo ugiye kudusangiza imeze gute? Kugira abantu vuba. Jewe inkuru nje nuko bibye mabuja wanjye. Abantu bakaba bakoze ibintu bibi bitanagombye no gushoboka. Urumva? Yagenze bite? Noneho bamwibye byose. Babuja bamwibye? Baramwiba noneho ubu bamukubise. Noneho mabuja wanjye ibintu byamubayeho urumva. Noneho akuvuga wigira no konde buri noneho baba baramambuye urumva iby'ibintu bya Masayi by'abamasayi tena buba kubise arize namarira agenda no nenda nkupfa amarira narize ni nkaongeye nko gupfa mana we tajya mu muhanda ariko mbabarira kuko agahinda mfite ntabwo uri kubona ahantu agaramye mbabarira cyane wirinda wambwira amagambo menshi ariko none umva mu buzima bwacu bubaho abantu batukukira ihangane nubwo ndi gusa none ibaze noneho tena ari mwawe wabifata ute tena ni iki reba mukuru wanjye kugira bamuhemukire mukuru wawe mabuja wawe bibe bagira ute bakora ibiki ubwo se wakwishima umeze neza meze neza ariko ntabwo meze neza umutima wanjye si Imana kariza ujana meze neza ahubwo njyewe icyo nshaka ni ukugira mukuru wanjye abona ibintu ba iki niki baba nibye umva papa uri umuyobozi ariko nta buyobozi umva kurabwira umva twereka ahantu ari ubundi nifatire inkuru ngwino makwereke bamwishe hari ndasanga bamumenya n'umutwe ndasanga bamumwana twereka nyuma oya kunabwira igira hino ubwire sharora ibisazi birahutana kunabwira ibisazi birahutana umva rero papa wacu uri musaza wacu uko bimeze nuko numvishe ko umukobwa wanjye bamufatanye ibintu byo yibye none nkaba nje kureba ukuntu bimeze negereye abayobozi ni umukobwa wanjye noneho bakagira uko babibara nyine natwe tukareba ukuntu twasubiza ariko umwana wanjye ntazimire byagenze bite bamufatanye ibintu yibye umukobwa wawe
bigenda gute uko ubwo ngubwo ntabwo ndahagera ariko barimo barantumaho ngo umukobwa wanjye yibye ariko na n'ubu ngubu ntabwo ndahagera ahantu hahagaze ngo menye ukuntu ndi bubuze kubyizahuramo. urahazi ahari ahari ubu ngubu bari bantumyeho nanjye ngiye kuhareba ndeba ukuntu byaba bihagaze noneho nindangiza ngira ukuntu nabyitwaramo kuko umuntu amagara y'umuntu araseseka ntayorwa noneho rero gukora mu byanjye nkamurihira ntabwo ari ikibazo ariko akaba muzima. tugeze amahirwe kuba tuhuye nawe iyo nguru bidusangize kugira ngo njyane nawe utwereke ahantu ari bibaye n'amahire kameramani nanjye kuyakwereka arahagana hese byagenze tugendane kameramani twagiye mu imbere musaza sister uriya mukobwa nawe mwakabyara mwe ese muzee umukobwa wawe yarafite inyuso oya ntabwo yarayifite nanjye nibwo byumviseho nahangaha numvishe ngo bamufashe kameramani agendana nanjye go okay umva twagiye muzee twagiye utwereke Nuriya kwikora inkweto Mukantaba byakugendekeye bite? Yitwa Mukantaba? Yitwa Mukantaba. Umwana wawe? Ni umukobwa wanje. Niwe mukuru w'imfura. Cyo rero Mukantaba. Umva mukobwa ariko Mukantaba umva nkubwire Mukantaba ihangane ndamenya mbigira yagenze bite umva hagarara umbwire kubare kungwaho Juma fasha Mukantaba umva sha umva karame ndebe nta bwenge afite ko nta bwenge afite sinzi ukuntu byagenze rwose ngo yari mara Mukantaba uyu mama we umva ave ariko ihangane umva yaro umva yemu umva yampaye umva bimeze bite nese uyu musaza ashaka kudushagaye ashaka kutwicira imana yanjye iyi nkuru noneho rekevera gute babarira bagoye umugabo buretse gato umubyeyi yahuye n'ibibazo by'umwana we wabaye kurira babarira mbese mama uraho ndakomeye uyu ni umukobwa wawe wari mwene mama byagenze bite ngo bari kuvuga ngo bari kubibashyira ngo hano byagenze bitanga aha jewe nje ufata inkuru ngaha ngo hari ikibazo cyavutse nose we hano ni iwanjye niwe nyina akabari ni ngiye kabari hano si byagenze bitanga naho mbizi ko byagenze yamusobanurira bimeze bite muri akabari jewe uyu mugabo arambaje ati se byashoboka bite ko igira hino gato uradufasha rero uradufasha urumva uradufasha uyu muntu abari muzure jewe umva ikintu cyo kumfasha ni igiswaye simbise genzi gikeye zigikeye urumva intebe zayo urumva inzi igiswaye gikeye uradufasha meze neza nasema kinyarwanda cya muzuri Kiswahili Kiswahili Kiswahili
ugiye kumufasha jewe sinjya niyemera ntabwo nzi igiswahili gikeye uyu muntu kugira ngo ibi byabaye hano atusobanire byagenze gute Imekuwaje hapa? Meiba. Meiba. Nani meiba? Sema nini? Ngo baramwibye. Bamwibye? Bamwibye. Bamukwiba isu gani? Meiba emerudi. Emerudishwa. Bamwibye ngo ejo bundi. Ejo bundi. Abari bakubye nabahe? Nuriya? Sema kwa Israeli Umesemaje? Amesema ukiba isu gani? Uyu ni wakubye? Huyu? Yawe yakubye? Dawa, weka dawa. Umeweka dawa imerudishwa hii. Ibi ngibi ni Ibikwibiye amekwiba wapi? Mumbayize uko yabimwibye byagenze gute? Ngo yimwibiye ngo mu rugo ngo hanacumbitse. Yaraje kugusura? Imekuja nyumbani, imeiba nyumbani, imekuja kukupata hapa. Okay, ni wewe wamuteje ibisazi se? Wabigenjeje te wakoresheje imbaraga kugira ngo asari gutya akuzane n'ibyawe. Amefanya nini kujao? Na dawa ambayo amefanya. Dawa amefanya. Ngo imbaraga akoresheje kugira ngo mubizi. Izo mbaraga wakoresheje zimeze gute kugira ngo akugarurire ibintu byawe cyangwa nimba hari n'abadufasha cyangwa n'imbaraga zawe bwite zonyine zigugora zibyaye gusa cyangwa hari n'abandi bantu basha gufasha yenda nk'abayibwe cyangwa byagize byagenze mnaojengana na wao hapa Rwanda hapa Rwanda mnafanya kazi tunafanya hii kazi lakini hakuna shida imerudishwa tunaenda nyumbani tumekuwa sawa lakini kazi mmefanyia kazi wapi anasema na nini anasema gani ngo abantu bakorana ngo bafatanyije kugira ngo bagarurire ibyo bintu ngo abafitano bakorera yego ahantu mukorera mufasha n'abandi bantu ku bintu babuze bitabakira kuri telefone cyangwa kuri message cyangwa babagana bakabasha kubasemurira abantu bari mwezi bakapiga simu hata message muko nao iko mingi na mengi sana. Mtu ambao anataka dawa kuboresha nyumbani, kutengeneza nani mwizi kuiba, hakuna shida, niko nayo. Muko nayo? No bakorera bashobora ikintu kibwe ibintu byaba biranga byose bigaragara nta kibazo. Uyu muntu araza gukira uramufasha akire uramuvura abe muzima tuyebye tuvuga. Hakuna shida. Tapona. Araba muzima. Ndashaka ko umuvura ndeba. Ndebe kwa mumufate. Kama pata kichwa toshe yeye. Mumufate. Hakuna shida kugusa tunji na vipi naenda. Umgusha kuiba. Mufasha. Kugira takira. Okay. Nakoreshe ntuza ziwe turebe. Amuvura tureba kugira ngo nanjye bizamufashe nkuru igize. Hafi we muko we. Kara yewe. Namuvuye. Nako ndemera. Cameraman fasha. Ariko we. Nde batagiye kugira ubuzima. Anje koko. Nde batagiye kugira ubuzima. Ariko we. Icecece. Byiza. Ukanaba. Byiza. Oya. Koresha izembara kugira ngo abe muzima. Mekuwa mzima. Mekuwa mzuri. Uko na kugira ngo abe muzima gutya asubiye muzima ukora bigenze. Uko na mani ngani? Tuzaraje. Mani ni amani. Uko na amani hakuna shida. Wewe mzuri, imeshaisha, tunaenda nyumbani, imekuwa mzuri sana. Asura mnuko ameze neza na kibazo. Imekuwa mzuri sana. Msemesha kitu sana mwambie hivi chote za shamba. Nagona kwemera nana. Wewe sema ile kwenyu, sema ile kwenyu. Tumenye ngo sengo bigenze. Sema ile kwenyu. Ile kwenyu. Ruburoye, edeva, erushugunye, rusidana. Imekuwa sidaina leng. Sidale. Sidaina leng. Aravuze ngo
kubw'imbaraga ze n'Imana azizera no mu bisekuru by'iwabo bishoboza byose ko bigomba gukemuka, kandi nzi yuko ibyo yari akeneye abibonye n'ubundi n'abandi bose babibonereho. Ndabona umukobwa wabaye muzima, ibyo byamubayeho niki wamubwira ubu ngubu? Icyo namubwira ubu ngubu tuvugana nuko nabona umwana wanjye ari muzima, niba ibyabaye byabaye tugashaka ukundi kuntu twakwigura nyine mu rugo tukabisubiza, ariko umwana wanjye agasubira mu buzima busanzwe. Nawe ubundi ubu ngubu byancanze muzima nyine biragaragara ko abaye muzima aramuvuye. Mani mumugisha Sida ina ling Rosida na bare. Koze cyane. Ura Rashida. Mani zagu Rusubara. Ingo. Arasubara. Rusubara bi ura Rashida. Avuze ngo iki? Aravuze ngo byose ngo bimuvuyemo ibyo yakoze afatanyije n'abakorana nabo n'abakurambere biwabo, ngo kandi ngo byerekanye imbaraga z'abantu bose n'abatakora byose babanza bibonereho. Bivuze ngo nimero ye umutuweze tuze kwishyira ku kiganiro, nimba numva ururimi rw'igiswahili cyangwa n'ikinyarwanda ari buze kugira cyamufasha, cyangwa akazajya bavura mu buryo bugiye butandukanye simbizi, nabo banyarwanda bakorana wenda bakazajya bitaba telefone cyangwa bakanamufasha. Hari ikibazo? Yes, ni nzuri vizuri sana. Kama nimeenda Kigali na namba yangu ni sawa, nitakupigia, hakuna shida. Kupiga usiku ni sawa, kupiga mchana ni sawa, mimi niko. Aravuze ngo isaha yose ngo amuhamagariraho abakorana nabo n'abanyarwanda, abantu umunsi ku wundi bakorana bafite imbaraga nk'ize no bafatanya umunsi ku wundi, nta kibazo. Okay. Boss urakoze na n'umwanya wawe duhaye no kwemera no kutuvugisha. Gusa ntago nanjye ndavuze nti iyi nkuru ntago naka kuyisangiza abantu badukurikiye. Uyu muri kumvurego Karame waruvuye kugira ngo umenye ko umwana wawe ari hano. Jewe nari ndimo ndagenda hariya nza kubona umuntu Juma Oneho ndimo ndazamuka hariya ku kaminiteri, ndangije numva ngo numva barampamagaye bati umukobwa wanjye yasaze bigenze bite, bambwira ko yibye ibintu, cyakora nanjye ntambika nza kumureba ngo ndebe ibyo bintu yibye, kuko kwigura birasanzwe. Numva yuko nkuko ari umwana wanjye nta murenganya, agomba gushyigikiye ubusambo yakoze. Oya, ntago mbushigikiye, ahubwo ekiriho nuko nakagombye kumurwaza nkuko namurwazaga. Baramukijije abaye n'iki wamubwira? Icyo namubwira cyo nuko mukobwa wanjye umeze utubu ngubu uri koroherwa, wabonye yuko kwiba ari bibi. Ubwo rero ni ukwihangana ukagaruka mu rugo. Ntabwo nkwanga. Reka tujye kuri uyu mubyeyi nawe fasha. Uyu ni umukobwa wawe cyangwa ni mwene mama? Mwene mama wawe. Wabyone iki ko yasariye ngaha? Ni abantu bavuze ngo yarwaye, nuko tuza turi kwihuta tumusanga aho ngaho yikoreye inkweto babimwikoreje, niwe gutya ameze. Turi gushima Imana kuko tubonye umuvuza akabakiza. Abaye muzima. Wenda ibintu byo kwiba cyangwa nka message waha abantu badukurikiye ni iyihe, kuvuga ati abantu bakunda gukora cyangwa gutwara ibintu bitagize? Abantu bakunda gukora no gutwara ibintu bidashobotse bagomba kurebera bagafata isomo aha ngaha, kuko ukubona yari yikoreye nta mahoro twari dufite mu rugo. Ubwo papa ubwo yashakishaga abavuzi tumutakajeho byinshi, none ni ukugira ngo umuntu ufite ubwo mwuga nawe azawureke aza akora yikorera, areke kwiba, akoresha amaboko ye. Okay, reka wenda umukobwa wawe sinzi ubutumwa wamugirira kano kanya kubimubayeho, yenda urabibonye nawe no kunabatesheje umutwe, nicyo wamubwiye kano kanya? Cyo namushishikariza impanuro namuha nuko yareka kuja akorakora agakoresha amaboko ye.
ubwo imari zaba umufiteho umugambi azaje arakora nuko nakora ibyiza azaje arabona ibyo akora bimugirira akamaro. Mubyeyi urakoze cyane. Masaye fasha boss fasha hano gato. Boriya mu buzima busanzwe aba bana ntibabura icyo kurya ntibabuza aho baryama ariko kunanira byo nibisanzwe abandi barananirana ariko uja mu rugo usanga abandi bana mwana wanje usanga abandi bana urebe niba ubura icyo kurya ahubwo nubura icyo kurya uzatarase nk'abandi ariko ntabwo numva yuko mu rugo niba utabuzeho ibyo kurya waba uri kwiba kubera iyihe mpamvu nk'ibi bintu by'abandi bagufatanye kwari uko nsanzwe ari abavandimwe tukaba twuzura ubu iyo asanga ari ahandi nk'iyo hirya twese baba badukubise bakatwica mwana wanjye waretse kuzanyikisha. Reka ngengane ku musozo w'ikiganiro cyacu nk'uko inkuru cyangwa ku nkuru ni ibintu bidasanzwe murabizi ni bucece mu gace nk'uko bisanzwe. Sister gira hino ngwino uyu mukobwa nawe ngiye ntago ngana ku mpande zombi uno muntu ibimubayeho wabibonye wowe ni iyihe message watanga? Message natanga rero ni ukugabanya kwiba nyine abantu bagakura amaboko mu mufuka bagakora and then ibintu byo kwiba ntago ari byiza. Reba nk'uyu munesi umwe iyo batamusanga hanga bagasanga yiyambukiye ko tatazana bavuye hanyuma bari kumukurikira gute. Ikindi kandi niyo yenda bamukurikira bakamona byabatanga ibishoro byinshi birenze uko igishoro bari gutanga bajya kumureba cyari kurenga uko bari kugitanga bakora ibintu. Niyo mpamvu rero bagakoze ibintu aho kugira ngo bakurure ingeso yo kwiba ntago ari byiza ndite. Urakoze cyane ku butumwa bwiza utanze. Wenda uyu mu Masaye nababwiye ko ibyo yaba ari Cyongereza twari kubasha kumvikana cyangwa tukavugana ariko none igiswahili ntacyo nzi sinjya ngira ariko ikintu message cyangwa ukuntu bigenze murabibonye. Icyo nashaka kubatangaza ni inkuru uko byagenze mubonye ukuntu bimeze arakize abaye muzima. Ibintu yari yibye cameraman amfasha bifate ngibi tumusanze abantu bashungereye nkuko muri mwabibonye ku screen zacu mwabonye ukuntu bya bimeze. Rero icyambere nuko wa mukobwa we gana ku musazo w'ikiganiro Juma cameraman fasha hano uzana niki wavuga ku bikubayeho kuko twebwe niki wavuga ku bikubayeho kubimbayeho n'ababyeyi banjye kwiba ntago ari byiza ariko kubera ko mbibonye neza ngiye nareka kwiba nkasubira mu rugo nk'abana n'abandi bana. Isomo bigusigiye ni iringiri isomo biguhaye ubu ngubu kano kanya kubikubayeho no ubundi uko wageze hano urakuzi cyane ntago nkuzi ariko ngewe uyu warusa uyu mwamisaza muziranye vugisha twari tuziranye namuziranye hiki vugisha ukuri nto yazaga kundireta bisanzwe tukaryamana kamonga kagenda ariko ubu ngubu kumonga sinzi nabonye ko naterura nibye nkabitwara ndigenderana baraga n'undi mukobwa muri getu ndamusiga ndigendera nibyo ndabyikorera gusiga sinabonye ukuntu byagenze ngewe byakubayeho ni ibintu nk'ibitangaza nyine nkuko wabibonye ukaba wagira nawe ubona ugeze hano. Nabonye ngeze hano kuri agize ngombwa kuba yaza kongeraho ngareba ibyambayeho. Niki wicuza none uko nibye urabyicuza ntabwo bizongera ku bantu badukurikiye n'icyo bababwira nk'abantu bazabona iyi video n'icyo bababwira? Cyo nababwira no kuvana amaboko mu mufuka bagakora nk'abandi. Patro mumfashe boss igira hino urakoze cyane. Wenda igira twegere kuri uyu muntu ntuza ku butumwa yatanga ku bantu bakunda gukora fasha n'ubundi wakomeje kumfasha. Dada ameiba lakini akarudisha vya kwako. Bana amesema sana juu ya kumjulisha hata siku moja asiongeze. Amesema yeye anataka mupe julisha alipo. Hakuna shida. Imesharudishwa, tunaenda nyumbani yake, naenda kwa vizuri. Wacha ngaramuba bariye unizongere unundi munsi ugusa
bwire n'abagenzi be n'undi n'uwo ari we wese ntazongere kujya ukorakora bazajya kubakora biteza imbere ngo nta bindi mw'iki gihe mw'iki gihugu cyacu nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ajye akorakora. Okay, urakoze cyane, reka tureke Masayi yigendere baba ngani nabo bari muri rwishi. Urabona ko ibyo biramuzaniye ni ibintu bigize bosi. Wenda ku butumwa wagira abantu baba badukukiye n'ubu njyewe ubutumwa namutuma ubutumwa bibaye hano wabibonye. Njyewe ndabibonye gusa ibyo mbonye ntabwo nkeneye yuko nejo bundi nzabibona ku bandi gusa, ariko ubutumwa burya bugaragaza iki buryo umuvuzi baramugana. Ubwo n'undi wari we wese ubona iki kibazo kimubaho ukurumva nuko bizagenda. Biboneye ahangaha iwanjye, ubwo hari ahandi bibera simbizi. Njye numva ngo aho bibera nani wanjye birahabera birahabereye iwawe. Asante bosi, asante ku mwanya wawe duhaye, ndetse n'abantu baba badukugiye kuri Sasasho. Nimero za muganga ndagerageza ibishoboka byose nzake nzazishyira ku kiganiro, uzamukenera azamuvugisha, ariko ndakinyarwanda nibyo byaba byiza kugira ngo bigende neza. Asante Ajana, ni bice cy'umuka cy'umuko bisanzwe n'ikibazo nyuma nkokora gahunda yene yindi. Niba mwe juma ku mashusho meza muri gukurikirana, uri kubikurikirana ndetse n'amajwi meza muri kumva. Asante cyane, ndabemera cyane.